Intwari Collection, imyambaro myiza y'abagabo ya Made in Rwanda ituma userukana umucyo mu bihe byose by'ubuzima bwawe. Intwari Collection igufitiye amashati meza ya gisirimu y'abagabo n'ibindi byinshi. Dusange muri UTC parking yo hepfo ku muryango wa 16 urebana na Camellia. Wanaduhamagara kuri 0783 551 661. Nawe w'imahanga komande yawe DHL ikugezeho mu minsi 4 aho uri hose. Sanga ngimakuru kuri Instagram. For far too long, our security has been treated as a burden to be managed by others, with minimal input from us and often without the benefit of our context or consent. Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ni kuri uyu wa mbere ku itariki 19 hari habaye inama yiswe ngo International Security Conference on Africa cyangwa se ISCA. Iri ni ijambo umukuru w'igihugu yahavugiye turi buse kugenda tugarukaho, ariko by'umwihariko ni nabwo byaje kugaragara cyangwa se muri iyi nama ya ISCA yari kuba igomba kumara iminsi 2 byaje kumenyekana ko mu Rwanda hari uruganda rukora intwaro, izino mbunda zo ku rugamba n'ibindi bikoresho ahanini byo bijyanye no kurinda umutekano cyangwa se byerekeranye n'ubwirinzi muri rusange. Ni mu nama ya mbere y'umutekano muri Afurika cyangwa se ari byo byiswe ngo ni ISCA mpuzamahanga yari yabereye mu Rwanda ku itariki 19. Iyi nama igomba kumara iminsi 2. Aho byaje kugaragarira ko iki gihugu cy'u Rwanda gikomeje kuzamuka by'umwihariko gitera imbere ku muvuduko mwinshi mu byerekeranye inganda z'ubwirinzi cyangwa se zino nganda zikora ibikoresho bijyanye n'ubwirinzi cyangwa se intwaro za gisirikare. Iyi nama yari inameze nk'imurikagurishwa kuko hagiye hamurikirwamo ibihugu byinshi byagiye bimurika bimwe mu bikoresho bijyanye n'ubwirinzi byagiye bituruka iwabo mu bihugu bigiye bitandukanye. Ariko icyaje gutungura abantu by'umwihariko bamwe mu bari kunyumva nuko u Rwanda rwaje kugaragaza ko hano muri iki gihugu cyacu hari uruganda rukora imbunda cyangwa se n'izindi ntwaro. Byagaragajwe kuri uyu wa mbere ku itariki 19 hari harimo bikoresho byakozwe na Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation cyangwa se Remiko. Ni uruganda rwitwa Remiko. Ni uruganda rwa leta y'u Rwanda rushinzwe gukora ibikoresho bya gisirikare bikoreshwa n'ingabo za RDF ndetse no kuba ngo izo ntwaro n'ibyo bikoresho by'ubwirinzi bikorwa n'urwo ruganda rwiswe Remiko cyangwa se rwitwa Remiko. Izo ntwaro ngo zikoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda ziba zakorewe muri urwo ruganda, ndetse ngo bakaba urwo ruganda izo ntwaro rushobora kuba rwanazicuruza ku bihugu by'inshuti cyangwa se ku bihugu bafitanye imikoranire n'u Rwanda. Kugira ngo ni ibintu byatunguye abantu benshi kumenya ko mu Rwanda hari uruganda rukora intwaro. Bakora intwaro nyinshi zigiye zitandukanye, harimo uru ruganda rwitwa Remiko byagaragaye ko ngo rukora intwaro z'amapistori zikorerwa hano mu Rwanda. Uru ruganda ubundi Remiko ngo rufite icyicaro mu karere ka Gasabo mu cyanya cy'inganda hariya nyine mu cyanya cy'inganda murahazi. Uru ruganda Remiko ngo rukora ibikoresho byinshi bitandukanye byagenewe abasirikare bo ku rugamba, abashinzwe imirimo yihariye za special force mujye mwumva, ndetse ngo uru ruganda rubasha no gukora intwaro zo kurwanya iterabwoba. Ndetse ngo uruganda rukaba runakora ibikoresho bashobora kwifashisha mu gihe bari kurwanya no gukumira imyigaragambyo. Ndetse uru ruganda ngo runakora ibikoresho abasirikare bifashisha mu byerekeranye n'imyitozo ya gisirikare. Ibi byose ngo bikorerwa muri uru ruganda ruri muri Gasabo rwitwa Remiko. Uru ruganda n'ubundi rwa leta y'u Rwanda Remiko rukorera hano mu cyanya cy'inganda muri Gasabo. Uru ruganda ngo si rwo gusa, ngo uruganda rufitanye imikoranire ya hafi runakorana ngo n'uruganda nanone rwo muri Israel ruzwiho kuba rukora intwaro mu buryo budasanzwe rwitwa ngo ni Israel Weapon Industries cyangwa se IWI. IWI uru ruganda rukora intwaro rw'abanya-Israel ni uruganda ruzwi ku isi yose mu gukora intwaro zifashishwa ku rugamba. Uru ruganda ngo nirwo urugo rw'abanya-Israel runakorana n'urwo ruganda rwa leta y'u Rwanda rwiswe Remiko kugira ngo izo ntwaro zibashe gukorerwa mu Rwanda. Intwaro ngo zikorwa n'uru ruganda ruri mu Rwanda cyangwa se rwa leta y'u Rwanda rukora zino mbunda ngo ni uruganda rwemejwe ko imbunda zikorerwa muri uru ruganda rw'u Rwanda ari intwaro zujuje ibintu byose kugira ngo zibe zakoreshwa ku ruganda. Mbega mu yandi magambo ni intwaro zasuzumwe ku ruhando mpuzamahanga
bigaragara ko izo ntwaro zikorerwa mu Rwanda ngo zujuje ubuziranenge, zemewe kuba zakoreshwa ku rugamba, ndetse ngo ziranakoreshwa, ndetse ngo izo ntwaro ngo zikoreshwa n'ingabo za RDF, izo zikorerwa mu Rwanda, zikanakoreshwa n'igisirikare cya Isiraheli IDF. Uruganda mu imurikagurisha rwakoze cyangwa se mu kumurika ibikorwa bikorerwa muri urwo ruganda n'izo mbunda bakora, aje kugenda bagaragaza ko muri uru ruganda rwabo ruri mu Rwanda, cyangwa se uruganda rwa leta y'u Rwanda rukora imbunda, ngo bakora imbunda zo mu bwoko bwa pistoli, ubwo ni za mbunda ntonya bagenda na za pistoli. Ndetse ngo uru ruganda nanone rukora imbunda rw'u Rwanda rukora ngo na za mbunda nini zifashishwa ku rugamba, assault rifles, ko zitwa ngo zishobora kurasa mu ntera ya metero 500, ngo harimo n'izo mu bwoko bwa RD5 300 BKL, mbunda nazo zikorerwa muri uru ruganda rwa Remiko. Ndetse ngo bakaba bakora na za mbunda ndende zikoreshwa na ba sniper na ba mudahushwa, za mbunda zindeba kure ndetse zinarasa kure. Izo mbunda ngo hagaragajwe ubwoko bukorwa n'uru ruganda rw'u Rwanda, harimo imbunda zitwa ngo ni AC sniper ndetse n'izitwa ngo ni ALD sniper. Izi mbunda ngo zifite ubushobozi bwo kuba zarasa mu ntera ya metero 800. Kugira ngo uri kumva izo mbunda ukuntu zidasanzwe, ni imbunda za ba sniper zikoreshwa na ba mudahushwa, ndetse ngo izi mbunda zikorwa n'uru ruganda rwa leta y'u Rwanda rukora imbunda. Ni imbunda, ni za mbunda za ba sniper ziba zifite n'ibintu by'indeba kure, ku buryo izi mbunda ngo zifite ubushobozi bwo kurasa muri metero 800. Ndetse ngo uru ruganda si ibyo gusa rukora, ngo uru ruganda nanone rukora za mbunda ndende za machine gun zitwa Negev ULMG. Iyo ni amazina y'ubwo bwoko bw'imbunda za machine gun ngo zirasa kure. Ngo ndetse uru ruganda runakora twa twuma dutuma umuntu abasha kubona ninjoro, cyangwa se icyitwa ngo ni night vision sights cyangwa se night vision goggles, bya bikoresho bishobora gutuma abasirikare bari ku rugamba, bari kurwana ninjoro, bashobora bambara utwo dukoresho ku maso, bakajya bareba nk'aho ari ku manywa, mbega ibintu byose bakabasha kubibona muri wa mwijima. Kugira ngo uri kumva ni uruganda ruteye imbere cyane ruri mu Rwanda, rubasha gukora ibikoresho bijyanye n'umutekano n'ubwirinzi ku rwego rwo hejuru, kuko ngo uru ruganda urumva mu bintu bakora harimo imbunda zose ngubwiye, ariko bakanakora twa dukoresho cyangwa se twa tundi tuntu twundi dusayidira abasirikare ku rugamba, nk'izi night vision bakoresha zituma umusirikare ashobora kurwana mu mwijima, abari kurwana nabo ababona batari kumubona kubera umwijima, ariko we icyo gihe yatwambaye bameze nk'uri kureba ku manywa. Ibyo byose bikorerwa mu ruganda rwa Remiko ruri mu Rwanda hano muri Gasabo. Gusa nanone ngo uru ruganda nubwo rukora izi ntwaro cyangwa se ibice binini by'izi ntwaro, ngo hari utuntu tugitumwa hanze na n'uyu munsi tutarabasha gukorerwa inaha, ariko ubwo nabyo ngo babirimo, cyane cyane nk'amasasu yo aracyatumizwa hanze, cyangwa se za magazini n'utwuma ngo tw'amaso, tuno tw'amalenzi dutumizwa hanze. Ndetse uru ruganda rwakomeje gutangaza, uru ruganda rwa Remiko ngo rwatangaje ko rwiteguye gutanga izi ntwaro ku bafatanyabikorwa bo muri kano karere, ubwo ni bino bihugu duturanye, ngo hashingiwe ku byo bakeneye n'uko ibikorwa byabo biteye. Ibi ngo bikaba bigaragaza uruhare rw'u Rwanda n'ubushake bwo kugira uruhare runini cyane mu byerekeranye n'umutekano no guhanga udushya mu nganda z'ubwirinzi muri Afurika. Ntabwo ari u Rwanda gusa rwagaragaje intwaro, kuko hari n'ibindi bihugu byagiye bimurika intwaro nabyo byari byitabiriye ino nama. Aho ngaho twavugamo nka Misiri, Turkiya nayo yaje kumurika zimwe mu ntwaro bakorera iwabo. Ndetse iyi nama ngo igiye kuba urubuga rukomeye mu kuganira ku byerekeranye n'umutekano ndetse n'ubwirinzi by'umwihariko muri Afurika. Iyi nama ya ISCA urebye ngo ahanini iyi minsi 2 igiye kumara, ni inama yahuje abayobozi benshi bagiye baturuka hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko ihuza abayobozi bakomeye mu byerekeranye n'umutekano, kuko ari byo baganiraho cyane. Ihuza abayobozi bahambaye mu byerekeranye n'ubutasi ndetse n'ubwirinzi ku mugabane no ku rwego mpuzamahanga, kugira ngo bashake ibisubizo bihuriweho by'ibibazo bikomeye cyane mu byerekeranye n'umutekano. Nibyo biri kuganirwaho muri iyi nama. Our security has been treated as a burden to be managed by others with minimal input from us and often without the benefit of. Mu ijambo umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame yagejeje ku bari bitabiriye inama, yavuze ati hashize igihe kinini ikibazo cy'umutekano wa Afurika gifatwa nk'umutwaro ugomba guterurwa n'abandi bantu.
ati akenshi ugasanga abo ngabo bakwiye guterura uwo mutwaro wacu, umutekano wacu, ugasanga batanitaye ku byacu cyangwa batabiherewe n'uburenganzira, bakabikora batabiherewe uburenganzira. Uburyo nk'ubu ngubu rero bwagaragaje ko budatanga umusaruro abaturage ba Afurika ndetse no ku isi yose. Nanone Musa Faki Mahamat nawe yari ahari, wahoze ari perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse akaba na perezida w'inama ngishwanama ya ISCA. Iyi nama yavuze ko itangizwa rya ISCA, iyi nama yatangiye ari ikimenyetso cy'ibihe bishya kuri Afurika, aho y'isi y'inama urubuga rwari rukenewe cyane ku kwigira hamwe ku bijyanye n'amahoro n'umutekano. Yavuze ati umutekano wa Afurika ntushobora gushingira ku bisubizo biturutse hanze, ndetse akomeza avuga ko ngo duhora tubivuga kandi tubisubiramo, ibisubizo bya Afurika bigomba gukemura ibibazo bya Afurika, cyangwa se ibisubizo by'abanyafurika nibyo bigomba gukemura ibibazo by'abanyafurika. Hano hanini bagaragazaga ko Afurika noneho ishusho igomba guhinduka y'uburyo ki ku ruhando mpuzamahanga ubundi baba bahagaze mu byerekeranye n'intwaro cyangwa se no gushaka umutekano biturutse mu nganda nk'izi ngizi zabo noneho z'abanyafurika zibasha kwikorera intwaro zabo, atari ugutegereza ko ibintu bigomba guturuka kure bije kurinda umutekano wawe. This approach has failed to deliver both for Africa and for the world. What begins here is more than a conference. It is a deliberate effort to change both the narrative and the substance of how Africa engages with the global security debates. Moving forward, we must participate not from the margins, but as a credible and capable partner. To succeed, we have to focus on three critical pillars of action. The first is ownership. We cannot complain about external interference while at the same time creating the conditions that produce it. Sovereignty is not just about defending borders. It's about taking responsibility for our security, both as states and collectively as a continent. Neglecting this duty allows others to step in, leading to a loss of credibility and control.